cyacu, ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi kuri kanali zacu zose. Twongere tubasuhuze mwese aho muri mu Rwanda, mwese mu majyaruguru ndetse no mu majyepfo, mu burengerazuba ndetse no mu burasirazuba, mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari hanze y'u Rwanda mwese. Twongere tubasuhuze kandi tubashimire cyane cyane uburyo mukomeje kuba ataraboneka mu gukurikira ibiganiro byacu. Tubibutse gukora share, like ndetse na commentaire ku bishoboka byose. None rero tugiye gushinga izisho mu ntare hariya muri arena, bari kubera inama mpuzamahanga y'umuryango inkotanyi. Hano rero hari ibintu bamaze kwerekana mu minota mikeya ngo dukora iki kiganiro. Bavuga ngo ibintu bagezeho, ko ubukungu bw'igihugu bwagiye buzamuka mu Rwanda guhera muri 1994, ko bwagendaga buzamuka, amadolari umunyarwanda yagendaga yinjiza buri mwaka, ko byagiye bigenda. Nibyo turi bugarukeho ku iki kiganiro cyacu, tugenda wenda hari icyo bari bwumve cyangwa se hari abashyira kuteri mu matwi bakabasha kudukurikira, kugira ngo nibura ubwo baraba bari mu nama bagerageze kwikubita agashyi ndetse banatekereze cyane ko ahubwo bagiye bagerageza gukubita umunyarwanda hasi mu buryo bushoboka, kumusubiza inyuma mu buryo bushoboka. Ni abanyarwanda bamwe, ntabwo ari abanyarwanda bose, kubera ko ndabizi ko mvuze ngo ndageneralije muri rusange, ukavuga muti kuvuga abanyarwanda kandi twebwe turimo kandi nta kibazo dufite ko dukize, aho ngaho ntiwatandukiriye. Ntabwo rero mu bakize mvugiye ahubwo abanyarwanda benshi mbona bakennye, nk'uko byagiye bigaragazwa n'imibare igiye inyuranye, irimo igwingira, irimo ubukene ndetse n'indwara zigiye zinyuranye zituruka ku bibazo nk'ibyo ngibyo byo kwiheba. Nta wiheba burya afite. N'ibyo rero turi bugende tugarukaho. Banyarwanda b'abanyarwandakazi, ngira ngo tumaze imyaka myinshi cyangwa se igihe kinini tugaruka kuri izi gahunda z'umuryango FPR inkotanyi, cyangwa se politike yayo ishingiye cyane hanini mu buryo tuvuga tutarya umunwa ko ari ugukanda cyangwa se gukandamiza, cyangwa se politike itanogeye abanyarwanda mu buryo bw'iterambere, mu buryo bw'izamuka cyangwa se mu buryo bwo kumererwa neza. Hano rero turagenda tubinyuramo ko tubinyuramo buri gihe, kenshi tubivuga buri munsi, twerekana uburyo segiteri zose z'ubuzima mu Rwanda zagiye zipfa. Iyo tubivuga hano twagira ngo tubibutse ko tubashimira cyane ko namwe ntabwo ari mwese, kuko mwese mugaragara koko nk'abafobegana, nta kintu mumaze, byabananiye kugeza n'ubwo mukuru wanyu yicuza kuba yarabavutsemo. Ibyo murumva ko ari ibintu bikomeye cyane bitewe n'imikorere yanyu mibi. Buriya rero iyo wicaje abagabo 1000 cyangwa ariko tugari n'itunga yo mu Rwanda ni twinshi cyane, hari imirenge 416, hari utugari 1000. Ibyo byose rero iyo ubibaze ukareba abagabo bari bicaye hariya bayoboye igihugu, burya itangiriro ry'igihugu, burya munsi y'akagari hari umudugudu, burya niho umudugudu niyo shingiro ry'ubuzima mu gihugu. Akora adahembwa nta kintu akorera, ugomba kurya, ugomba kubaho, uwo mu kagari nawe bikazamuka gutyo. None hejuru ya mudugudu rero icaza bari abagabo bose, nusanga urebe kugeza ahubwo bayoboye yicuza kuba yarabavutsemo, kugeza kuri minisitiri w'intebe n'abandi ba minisitiri bari aho ngaho, n'abameya n'ibiki, kavuga yuko ibyo ibintu bitagize icyo bimaze mu gihugu. Murumva mudakwiriye kwicara ahubwo mukigaya mukabona ko systeme deja yabaye deteriore, yapfuye, yagiye burundu. Birababaje, ntabwo bibavugira, nimwe mu byivugira. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, bakunzi bacu, bakunzi b'imboga zacu zose, tuba dufite ishingiro, tukaba tubasaba kujya mwihangane tuzatuvuga, kuko turavuga none mukatwita abanzi, ariko ejo iyo bukeye muza mubivuga, ndetse tukaba twishimira ko ejo bundi mushobora no kuzaba muri mu kirenge cyiza cyo kuvuga muti bariya twitaga abanzi turabona ko
ari abantu bagiye badufasha ariko tukaba twarananiranye, bityo mugaterura ntabwo ari ugutura, mukabiterura kuko birahari murabibundikiye, mukazana mukaduhereza muti dore banyarwanda mugerageze mwifashe mufasha natwe ndetse mufasha n'abanyarwanda muri rusange kuko murananiwe. Icyo ngicyo ntawe ugishidikanyaho, namwe murakizi. Sino kunanirwa rero ufobegana burya biba byararangiye. Ibyiza nuko mwari bantu mujya mukabanza mukiyondora mukamera neza, mukaza mukomeye mufite imbaraga, mukagaruka mu kibuga cya politike kuko uko kuba mujegajega cyase mumeze gutya mugani no cyerekana yuko igihugu mutwaye vurema ducunze naho ahubwo gishobora kugwa mu manga ikomeye cyane, kuko ntabwo igihugu kiyoborwa n'abantu bameze gutyo nkurikije uko byavuzwe nuko twabyumvise. Biteye agahinda rero kugira ngo igihugu kiyoborwe muri ubwo buryo. Muri abanzi b'igihugu bamwizerwa muvuga ibi. Kira none muri kubona ko turi abakunzi bakomeye cyane ahubwo bagikunda, twemera kunamba, twemera gukora ibishoboka byose, ariko mwebwe bikaba byarabananiye kandi muhembwa amafaranga akamuka muri twebwe, tukemera mukadukamura, mukabyibuha mugasigara mumeze gutya, ariko mukananirwa kugira gute, mukananirwa gukora kandi muri gufata imishahara. Nuko rero n'inama ibaye u Rwanda ngo rurangajwe imbere na FPR Inkotanyi rukomeje urugendo, hano mu nda y'ingoma avuga ko ari urugendo ngo rudasanzwe rw'iterambere. Urugero nko muri 1994 ngo bagiye gutanga ingero hano bavuga ko FPR Inkotanyi ngo ifite urugero rudasanzwe rw'iterambere. Mwakagira Imana, FPR ifite urugero rudasanzwe rw'iterambere. Ibi bivugwa n'amahanga ngo kaza gashima ngo dushima iterambere mwagezeho, mwagize gute, mwakoze ibi n'ibi. Hari ibyo mwakoze, ibyo mutakoze harabajya baza ati mwizerwa kuki muhugira mu kunenga gusa nimugire oya, twebwe dufite gahunda n'umurongo wacu. Haraba hari banadutuka cyangwa banagira gute, nabo niyo mirongo bihaye. Twebwe ikintu tugomba kureba ni ikintu kitari kugenda tukavuga tuti iki ngiki dore ahangaha. Ntabwo twabona igihe rero cyo kwirwa dushima kuko hari abo mufite bashima kandi namwe murishima. Mujye mwishima nimukora, ariko nimugira tubagaye tunababwira tuti inzira nziza no kugira gute. Nuko rero hano bavuga ko yageze ku iterambere mu buryo budasanzwe cyane. Iyo ari byose iyo bavuga ngo iterambere baravuga bati twubatse ngo amazu muri Kigali n'ibiki. Hari amazu, reka ngaruke ko akantu k'amazu muri Kigali twigarukiye mu mujyi wa Kigali hubaka nde? Agaciro k'inzu iri muri Kigali kugira ngo uyubake ni agaciro k'amafaranga angana gute? Mwarabibonye aho umunyamabanga nshingwabikorwa umwe hano ngo nibo ngo babita ngo bamuki, harya ngo ni bamuki, sinjya ni n'ubwa mbere numvise irazina nubwo nari nigeze nkora sinibuka, ariko nzi ko bari abantu bayobora utugari. Umwe wabajije ikibazo cyiza ngena nakunze, yabarije abaturage be kubera wasana we yaranafite icyo kibazo ati ninyubaka nanjye bazayisanya ko burya mu kagari ntabwo yabura kubaka, cyetse atagatuyemo kubaka handi ariko bayirambika. Kumbura n'inzu z'abasirikare barazirambika, iz'abapolisi, iz'abaki zose barakubita hasi nta mikino. Ikintu se kibabaje ni igiki? No kuvuga ngo kapitali ntago kurenga kucyo ngiye kuvuga kwaba ari ivangura rikorerwa abakene. Uti kubera iki? Niba mu mujyi uzashyiraho kondisiyo yo kuvuga ngo nzuba byabanje ngo tumukubaka n'ama block ciment, kubaka n'amatafari ahiye mu buryo buhenze, abanyarwanda babuzwa kubaka mu buryo bwose bakwibumbira rukarakara. Ariko agaciro k'inzu igomba kubakwa ni inzu imeze gute? Inzu ifite igisenge. Hari iyo urebye n'ibisenge, igisenge cy'inzu ishobora kujya igisenge gishobora kujya ku iyo nzu usanga gishobora no gutwara amafaranga ahari menshi cyane. Igisenge gishobora guhagarara nka miliyoni zingahe. Narabajije numva ngo ari igisenge gihagarara ngo miliyoni 8, miliyoni 5, ariko wenda wasaba biterwa na engineer simbizi. Ndagira ngo mumbwire igisenge kugira ngo gihagarare yo ngo biba byagenze gute? Ni uguhenda kw'ibikoresho, ni uguhenda kwa engineer, ariko bambwira ko ari n'icyatwara wenda muri 3 gutyo na magana bitewe n'icyo ari cyo. Aha rero ngira ngo ntago cyagombye kugera aho ngaho, ahubwo kugira ngo umujyi uturwemo n'abakene n'abakire, abishoboye
kuko umujyi ugiye uturwamo n'abantu bafite, kuko ngo inzu ngo bashoramari bubaka ngo inzu ifite agaciro ka miliyoni 60 kuzamura. Miliyoni 60 ugereranyije abayakorera mu mujyi wa Kigali n'ubu ngubu harimo abakozi benshi, ushobora kuzasanga umukozi wa leta atazayakorera. Reba baravuga ko gitifu w'akagari baravuga ngo ahembwe 300, sinari nanabizi ninzi ko ari munsi yabyo. 300 tuvuga bihembwe, gitifu w'akagari mu mwaka bahembwe miliyoni 3,600 azibitsa atariye. Kugira ngo yubake iyo nzu nuko aba nibura yamaze imyaka igera muri 20 munsi yayo cya 18 17 abika ayo mafaranga atarya atagira guti. Kandi ibyo ntibishoboka. Nta gitifu uzabaho atarya, adatunga umuryango we, adafasha abo mu muryango we bakennye. Ibyo ngibyo ntabwo bizashoboka, kubera ko nyine bidateze no gushoboka. Aho ngaho urumva ko niba uri umukozi wa leta ukorera leta kandi uyoborera leta mu gihugu, nkubwiye ko umushahara amafaranga 300 n'umushahara mwinshi cyane, kubera ko na mwarimu ntazawubona, professeur muri kaminuza nta wagezaho. Mwarimu muri primaire wewe kwirwa bivuga we, niba mbwira rero ya bindi tuvuga ngo ireme ry'uburezi, ni gute uzigisha ahantu udashobora kubaka ngo bazajya kuguza mu niba ari umurege sako cyangwa se niba ari mwarimu sako, niba ari iki ibaguriza amafaranga ngahe babasha bose zashobora kuzahuguriza izo miliyoni zingana gutyo ku buryo uzubaka mu mujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo rero icyari gikwiye muvuga ngo turaza tunenga ntabwo dutanga umwanzuro cyangwa se ngo dutange solution. Icyari gikwiye ni igice cyangwa se kinakwiye ubu ngubu ni ikihe? Ni ukuvuga ngo ibi ngibi muvuga abantu benshi mu Kigali hari abagifite nibura amasambu cyangwa se ubutaka bwo guhingamo cyangwa se bwo kubakamo, niba bwarageneye guhinga ubwo no guhinga, nabwo yageneye kubaka no kubaka. Ariko njye nemera cyane kubyaza umusaruro ubutaka bwawe ufite bitewe nuko ubufite. Icyo mbona ahangaha kijya mbere cyangwa se kihutirwa cyane muri byose ni igiki? Ni ukuvuga ngo ubutaka kuvuga ngo bwagenewe kubaka ariko ntibubake, ngo muzajya mubanza ngo mugende ngo mukreye ngo amasite cyangwa se ngo biriya narabivuze bihombesha abaturage. Umuturage amara igihe ategereje ngo site itizaza, akabura amafaranga kugeza ubwo akena, akahagurisha ku mafaranga make, yanagera kuri site bakreye ntazabashe kuyubakaho kubera ko aba yagurishije isambu yose akanirwa kugura ikibanza cya 15-30. Uretse kubera by'ibibanza bavuga ngo umuntu ngo bakase ngo ikibanza ngo cya 15 kandi ari mu butaka bw'umuntu, ntabwo bagombye gukatira umuntu mu butaka bwe ngo gira hangaha, yagombye kubwisanzuramo uko ashaka nazitira, kuko buba ari ubwe nyine. Ubujya kugenera umuntu mu butaka bwe kubera icyo bundi. Noneho rero handi bakereka abaturage baho, niyo mpamvu tuvuga tuti nabo banyamabanga nshingwabikorwa nta kintu bamaze mu butwo tugari. Niba badashobora kwicara ngo bakore komite y'akagari, bakore etide, bavuge bati hano akagari kacu gateye gatya, imihanda izacamo gutya, si ngombwa ngo haze engineer w'akarere. Ibi ni ibintu byigaragaza, imihanda nizi zaca hano gutya, mwubake gutya ku buryo abantu bona bari ku murongo, nibura imihanda ikagenda asigaraho bazacishamo umuhanda urenze aho ngaho, cyangwa se bakabikora ari nk'igikorwa. Kubera iki se uzasanga buri mudugudu uzasangamo ngo abantu b'inkera gutabara, abanyerondo n'ibiki, kubera iki atangwa abatekinisiye bakora ibyo ngibyo kugira ngo imirimo yo kugira abanyarwanda bave mu muhanda, bareke kuba kwirirwa barara mu bihuru cyangwa mu biti nk'inyoni, babashe kubaka bo ngo bazategereza imyaka n'imyaniko. Ngo igishushanyo mbonera ngo cyo kubaka ngo ntikirahagera, ngo babanza ngo guhera ahantu hamwe. Nese niba bahereye ahantu hamwe, aho ngaho bahahereye kuko hari abahaguze, abataraguze cyangwa se abaguze ahandi bo urumva bizamara imyaka ingahe kugira ngo babashe kubaka. Kubera icyo ngicyo cyo batakireba, ahubwo barahatinza kugira ngo abashoramari bajye kugurira ba bantu ahantu amafaranga makeya batarahabwa uburenganzira bwo kubaka, kubera ko babuze amafaranga yo gukodesha, cyangwa se abana babo bari gushaharaho ashaka kujya gukodesha, wenda akagurisha ubutaka bwe kugira ngo ajye gukodesha inzu yo kubamo bitewe n'icyo agiye gukora. Kibi wenda yazanye yashatse urugo ariko yananiwe kugira ngo abone ahantu aba. Urumva ibyo bibazo abanyarwanda bafite ibyo byose nibyo babazaga, nibyo wa gitifu yabazaga Kagame akabiha meya w'umujyi nakajya kubivangavanga kuriya ngo dore ngo niya cyo kubaka ku masite nge ntago nkemera. Umuntu niba baragibaye mu bwubatsi bagende babereka bate muzubaka gutya na gutya imihanda deje bayijyanyemo, barayibereka bate ahantu hose ahantu henshi burya haba hari umuhanda principal. Kuva ku muhanda principal ugenda mujye mu barameteri zinizo uzubaka hano biramureba. Ibyo se abaturage babyikora no mu miganda, umuganda umwe w'ukwezi bavuze mu kagari
bavuze bati tuzakorera mu midugu turagabanyamo akagari gatatu, igice iki n'iki kizakorera aha n'aha, mugende imihanda muyerekane gutya, muba ariyo mushushanyo yonyine, ntimuzagire wenda muzamugenda muyubaka buhoro buhoro cyangwa imashini ze ziseze. Urumva ibyo ngibyo bitakorwa, ariko abanyarwanda bakabona aho batura. Ni ibyo ngibyo rero twari turimo turi kuvuga ahanini hano. Bati ubukungu bw'igihugu bagiye buzamuka umunsi ku munsi, ubukungu bw'igihugu. Ariko bavuga igihugu bavuga nde? Hano muri FPR Inkotanyi iyo muvuga igihugu ntabwo muba baramwizerwa, ntimuba mubaramo bariya abantu bariya abaturage bose tugenda tubona ngo bwagiye buzamuka, ariko n'ibigero babona bwagiye buzamukira ngiye mbona bitanakwiye, kuko baravuga ngo amafaranga u Rwanda ngo yinjizaga mu mwaka umunyarwanda amadolari 146, hafi 150 mu mwaka 1994. Sinibuka, ndumva icyo gihe ntabyo mbizi uko idolari ryanavunjaga, wenda nzi uko ryavunjaga, wenda nahita menya ko uko byari bimeze. Reka mbabwire ngo kujya mugereranya, ahubwo ushatse wafata iki gihe turimo. Reka mbibabwize ukuri, ushatse wafata iki gihe turimo ugahera mu mwaka 2023, ubukungu bw'igihugu uko bwagiye buzamuka kuva uko bwazamutse guhera muri 2023 kumanuka kugera muri 1994, ahubwo waba ariho ubuhera kubera ko mu 2023 iyo ndebe ubukungu bw'igihugu ahangaha cyane, ahangaha ndebera ku munyarwanda, ntabwo njya kurebera ngo kuko ngo Kigali ngo hubatse amazu, ushobora gusanga amazu ari ay'umuntu umwe cyangwa ari ay'abantu 10, wenda n'urugero, cyangwa se ugasanga umuntu umwe afite amazi 10 cyangwa se 20. Ibyo ngibyo rero bitandukanye no kuvuga ngo abanyarwanda bateye imbere kandi hari abandi ndi kubona bari gutesekara. Ahubwo rero ahangaha ngiye kugereranya yuko ubukungu ngiye kwerekana bw'umuturage, ngiye kubwerekana mu buhe buryo. Ndarebera ku mibare y'abahinzi mu Rwanda cyangwa se aborozi n'abandi bantu guhera muri 2023 kumanuka muri 1994, ahubwo ubukungu kuva muri bihumbi ugereranyije uko ibintu byari bimeze kuva muri 1994 kugera ubukungu bwagombye kuba bugenda gutya, aho kuva muri 1994 kugeza muri 2023 mbona grafike y'ubukungu fonction dita imanuka gutya, aho kugira ngo buzamuke, ahubwo ngiye mbona ari ikinyuranyo, mbona bumanuka. Uti kubera iki? Hano bavuga yuko umuturage yinjizaga amadolari 146 ku mwaka, ariyo hafi ibihumbi 150. Yari amafaranga amadolari hafi ibihumbi 150. Ibihumbi 150 buriya se dolari ryavunjaga ngahe? 146. Idolari subwo ryavunjaga igihumbi hafi ibihumbi 150 ku mwaka. Sinzi ukuntu idolari icyo gihe ryavunjaga, ariko 146. Reka twibarire dukurikije uko ubukungu bwiragiye bwari bumeze 94, 95, 96, 97 ndabyibuka. Utabyibuka mbwire, nta hantu mu Rwanda ikiro cy'ibirayi cyaguraga amafaranga 7. Ikiro cy'ibirayi cyaguraga amafaranga 7. Amafaranga 7. Uri kubyibuka icyo gihe? Ubwo se n'ibikiro cy'ibirayi cyaraguraga 7, ndibuka ko ku Gisenyi hari aho nzi ikiro cyaguraga amafaranga 7 muri biriya bihe mbere ya 2000, ndetse nduva no muri 2000 byarahageze. Ndibuka ko hano mu Biryogo muri za 97 n'8 twari tukigura ifu y'ubugari ku ngemeri cyangwa agasuperi. Ndibuka agasuperi twaguraga 15 k'ifu y'ubugari, twaguraga amafaranga 10, twaguraga amafaranga 20 kabaga kahenze. Aho ndi kurebera kuri bya bintu byoroheje. Ndibuka ko mu byari icyo gihe nta muntu waguraga ibijumba, babimeneraga inka muri ibyo gihe mbere, ndetse kuzigeza mu mwaka 2000 babimeneraga inka zikarya n'ibiki byose. Imyumbati, abaturage birwa barwana n'abayobozi ngo muri kumena amavoka mu isoko kubera ko yabuze uyagura, imyembe n'ibiki byose. Ubwo se wavuga ko icyo gihe aribwo abaturage bari bakennye cyangwa bari bakize kuko bari bihagije ku biribwa, bari bamerewe neza? Iyo biza rero kuba byarakomeje gutyo, abaturage bakabigira byinshi mu murima bagahinga, koko nkuko bahingaga, icyo igihugu cyari gufatiraho, ubutegetsi bwa FPR bari gufatiraho bukavuga bati abanyarwanda bari kugira umusaruro, bari kugira production nini ariko idafite isoko. Aribwo bari kujya bavuga bati niba tweze ibijumba cyane, ese twarebye uburyo ibijumba tubikora uruganda tukabibyazamo karoti, tukabibyazamo amakaroni cyangwa se ibindi bintu bishobora kuvamo ibijumba. Ese ko turi kweza imbuto nyinshi cyane, nta kuntu twazibyazamwo
amaji n'ibindi. Ese ko turi kwezi ibirayi cyane, byagenda gute? Ahubwo bagiye kwirukanyira kuzana ifumbire mvaruganda, kandi icyo gihe byeraga ifumbire mvaruganda itagize gute, itari gukoreshwa, ubwo ari gukoreshwa ifumbire y'imborera. Hari hakiriho bwa buryo kurambere bacu bahingaga bwiza, barahinze bagira bagahinga wenda nko muri metero nka 10 cyangwa se 20 imbere, bagahita bateraho umurongo w'ubwatsi bw'amasitariya bacukuye n'imiringoto gutya. Imiringoti igafata amazi, y'amazi agakomya yafashe ibyo byose rero baraje icyo gihe ndumva ntabyo twongeye kubona. Henshi bagiye babirimbagura. Ubwo rero za sitariyo bazitemaga, uko batema bamenaga hehe, zahitaga zisa n'iziri gufumbira umurima, zikaborera mu murima gutyo, cyangwa se amatungo akazirya. Ugasanga buri muturage wese wahinze gutyo, niyo mpamvu uzasanga abaturage birukanka ku misozi bahira urwiri n'utunajoro, bahurira urwiri, bari kujya bafite imifuka bari kujugunyira inka. Buriya bwatsi rero abaturage wese yabaga yifitiye ubwatsi we mu rugo. Ibyo ngibyo byagiye hehe? Icyo gihe rero ibintu byari bimeze neza. Aho rero bagomba gufatira bakavuga bati igihugu kimeze neza, ntago tugomba kukicisha ifumbire mvaruganda, ntago tugomba kugira ibindi. Ikindi kandi nanone impamvu ibiribwa byari biriho, hariho bita ikiribwa kiri kome, ikiribwa gihuriweho n'abanyarwanda bose benshi muri rusange, aricyo bitaga ikijumba, ibyumbati, iteke, igikoro, igishyimbo n'ibirayi ndetse n'ibigori ababihingaga, ndetse n'icyo bitaga amasaka rero cyari igihingwa kiribwa mu buryo bwinshi. Ukirya ukirya ari umutsima w'amasaka. Amasaka uyarya ari impengeri, bushyimbo, uyarya ari igikoma, manje la bouillie. Igikoma barakirya burya ntago bakinywa kuko kiragutunga, ukakinywa ari igikoma cya rutuku cyangwa ukakinywa ari ikigage. Mwagiye mwumva ahantu henshi bagiye bamenagura ibigage by'abaturage ku misozi, babuza guhinga ya masaka, bati muhinga ibi n'ibi bazi bitazabagira akamaro. Ibyo bihingwa rero ngandurarugo byari biriho kera, abanyarwanda bamenyereye kandi namenyeranye na klima ya hano, byafashaga muri rya terambere by'abanyarwanda. Noneho bikagenda bite? Umuturage niba yihingiye umurima w'ibijumba n'uw'amasaka n'iki, akabasha, nubwo ari byo tuvuze twamenaga, abaturage bamenaga, ariko ntibibujije yuko hari ibyagurwaga abaturage bakabika amafaranga yabo. Icyo gihe inzoga zari zihari z'inzagwa, abaturage bakangura inzagwa, bakagira gute, hari intoki, hari ibiki. Iyo tuvuga ngo hari ibyamenwaga, si ukuvuga ko byose byamenwaga, ahubwo nuko bimenwa mu isoko kubera byabuze abakiriya, ahubwo nuko nyine byabaga ari byinshi, ubona ko abaturage bafite ibyo kurya. N'urugo burya rutamennye ngo ntago ruba rwahaza. Abana burya iyo batashigaje ntago baba bahaza. None se ubu ngubu ntituri kubyicuza? Biri hehe ibyo ngibyo? None se ubwo ugiye kugereranya u Rwanda rwo mu mwaka w'ibihumbi 2020, 2022, 2023 urugereranye n'u Rwanda rwo mu ibyo bihe ibintu byari bimeze neza? Hamwe ngo za 90 na kangahe za 2 gutyo, urumva ko ari uzabigereranya jamais. Ntago uzabigera kera gihe n'ubwo ubukungu bwari bumeze neza, ndetse bura na mbere y'intambara ubukungu bwari bumeze neza. Ngewe ukuntu mbibona, agahe gatoya nabonyeho ubukungu bwari bumeze neza, nabonaga kuko hari hakiriho agriculture igifite babantu bitaga ngo ba moniteur agri, babantu bafashaga abaturage mu guhinga, ndetse n'abaserire wabonaga babizi, n'aba responsable ubona bagenda bavuga niba ari umuganda ugomba gukorwa ibingibi bigakorwa. No kuvuga ngo buriya Perezida wa Repubulika ashobora kwicara akakora akaba afite umushinga w'ubuhinzi, akavuga ati abo mu majyaruguru muzahinge gutya, abo mu majyepfo muhinga gutya, kugira ibintu bigende gutya. Iyi rero programme ya politique ya FPR y'uburyo bw'ubuhinzi, iyo nyirebye mbona iri hasi cyane, kubera ko itatanze umusaruro mu kugira ngo abantu barye kandi bihaze. Nari bya bintu navuze nti icyo bita igihingwa gihuriweho. Niba byabije no kuvuga ngo igihe cyose iki gihugu tutazasanga ari igihingwa abanyarwanda bavuga bati nibura iki ngiki twakirenzwe, igihugu kiba kiri mu kaga. Baravuga ngo imiceri niya miceri nta kintu imaze, ngiye niko mbibona, kuko umuceri urahenda, nta kintu mariye abanyarwanda. Sinzi ahantu ujya aho kuko urahenda, n'uweze mu Rwanda ubuhenda. Kubera iki se niba ikiro cy'umuceri kirenza amafaranga 1000 kandi umunyarwanda ahingira 1000? Urumva umunyarwanda ari hehe? Umunyarwanda none na bya bijumba byamenwaga mu isoko, umunyarwanda ajya guhinga umunsi wose akirirwa ahingira ibiro 2 by'ibijumba.
arajya kwirirwa ahinga umunsi wose, agahingira ingemeri iminsi ibiri akahingira agasuperi cyangwa se ingemeri y'ibishyimbo, tewe nuko hano babivuga. Urumva icyo ari igihugu turimo, cyangwa ngo turi mu bibazo bikomeye cyane dukwiriye gushakira umuti. Ni ukuvuga rero FPR ngo mu guterana uyu munsi kwayo, ngo iri no kwizihiza, ngo FPR ngo mu rwego mpuzamahanga ngo nizihiza ku nshuro ya 35, ngo niba ibayeho yagombye rero kuba yicaye ahubwo iri kwigaya. Iri kwigaya iti twakoreye n'abanyarwanda nta kintu twabagejejeho, twabicishije inzara, twabarwarishije amavunja, twababwarishije bwaki, ndetse abenshi banarwara n'indwara zo mu mitwe kubera agahinda gakabije n'ibindi kubera politike itanoze. Ibyo ngibyo turi kubivuga ko tubibona kandi namwe murabizi. Ibyo rero baravuga bati muri 94 hoko cyangwa se icyo 94 kuzamura cyangwa se mu bice by'ibyo ngibyo cyo gihe, muribuka ko ndibuka ko umuhinzi yahingiraga amafaranga ndumva ni 80, tumva yarahingiraga amafaranga 80. Ubu ngubu umuhinzi arahingira amafaranga 1,200, ahenshi ni 1,500. 80 yaguraga iki icyo gihe? 80 nta muntu waguraga ibijumba ku kiro, nta muntu waguraga ibishyimbo kuri mitiyo. Ubu ngubu uragenda ukajya kugura ibishyimbo utwaye amafaranga 300, bakakwarura rushe, ugasigara n'abahendahenda uti mwampaye n'amamininwa ugashyiraho kugira ngo ubone bya bishyimbo bijyana. Hari n'uza wenda akavuga tutuninwa sindi ushaka, kubera iki? Kubera ko twadushyimbo wenda ashobore kuba afite udukara duke two guhisha, two gutwika, cyangwa se two kuba yateka utujumba bigahwaniramo, ati ndajya miragurisha ngira gutyo kugira ngo bigende. Ariko mwibuke ko 80 y'icyo gihe yakoraga iki? Yari afite akazi gakomeye cyane umuhinzi yahingiraga. 80 n'ibikiro cy'ibirayi cyaraguraga amafaranga 7, cyaraguraga wenda se 10, cyangwa se yaraguraga ingemeri y'intuza y'ifu y'ubugari yaraguraga amafaranga 20, 25. 80 urumva yakuragamo hafi ingemeri 3. Ubu rero ikiro cy'ifu kiragura amafaranga 900, amafaranga 1000. No kuvuga ko umuturage uhinga aragenda ahingire ingemeri imwe y'ifu nayo idashyitse. Urumva aho ibintu bigiye bitandukaniye. None se reka nkubaza, iyo wejeje rero wasize wawe ibintu ubukungu buhari, ufite urutoki, ufite amasaka yari afite agaciro, yaragurwaga byanze bikunze, waranororaga nk'abantu baturiye ibice byegeranye na Kongo, abazayirwa barazaga bakirangurira ibishyimbo, bakirangurira ibintu bajyana mu Rwanda, ndetse n'abazayirwa n'abajyana muri Kongo, ndetse n'abazayirwa bakarangura ibintu bazana mu Rwanda, ibitoki n'ibiki, bigatuma habaho bwa buhahirane, ibintu ntibigende bipfa ngo abaturage barahingaga bagahaza urugo, bamara guhaza urugo bakanasagurira isoko. Ubu ngubu no guhaza isoko rikagira gute? Rigaha urugo. Bishatse kuvuga ngo igihombo kirimo aho ngaho, nko ku umuceri barakugura ku mafaranga 350, ugaruka iwawe uri kugura 1,100. No kuvuga ngo niba utanze ibiro 5 wenda by'umuceri, kandi ari wowe wihingiye byose ari wowe wabishatse, ifumbire, abahinzi, abatera inyoni, bivomera n'ibiki byose, bakugurira amafaranga kuri 300, ugarura ikiro kigura 1,100. Bivuze ngo uzatanga hafi ibiro 4 bagiye gutonoza. Noneho numara gutanga mu ibiro 4 bakwishyure mu 1,200 cyangwa 1,200, umuceri uzagaruka ikiro kimwe kigura 1,200, bya biro 4 bise naho bibuhaniyemo. Kuki base batabemera bati mugende mwirwarize nkuko byajyaga bigenda mu Bugarama, mwese mwirwarize mujye gushesha cyangwa mwisekurire kugira ngo namwe mubone uwo murya. Kubera iki? Kubera rwiyemeza mirimo niwe ufite isoko. Si byose niwe ufite isoko. Politike y'abagoronome mugura ifumbire mvaruganda nicyo baba bababwira. Kuki batabigisha no gukoresha ifumbire y'imborera? Kuki batabigisha no gukoresha irine zabo ati muzi conserve igihe runaka mujye mushyira no mu mirima bigende gutya na gutya? Kuki batabigisha gucukura imiringote bagira gutya no guhinga ubwatsi ntuza zabo? Ibyo ngibyo zo no kuba ko babiyobewe, ntago ari kuba ko babiyobewe. Hano rero bakomeza bavuga ko ubukungu ngo bwagiye buzamuka. Mwibuke kuko uko bagenda babigereranya mu madolari, bavuga ko byahereye ku madolari 146, ngo birazamuka uko imyaka yagiye ngo ikurikirana, byagiye bihinduka. Nko mu mwaka w'2001 amadolari ngo yari yazamutse, yavuga ati FPR imaze gufata ubutegetsi koko umunyarwanda ngo yinjizaga amadolari 201 mu gihe kingana n'iki, kingana
n'umwaka. Hariya rero nagira ngo mbibutse yuko mu mwaka w'ibihumbi 2001 nabwo ibintu byari bikimeze neza. Urebye bwari bimeze neza, hakiriho icyo biti ibiryo byari bihari, ubona kuko ubashe gukora gutusha ku mafaranga n'abahinzi, wabona ko bahinga nibura ugasanga mu mirima barizihiwe nta uhangayika. Yego ubukene ntibwari kubura ku bantu bake, ariko ntago byari bigeze ku rwego nk'urw'abanyarwanda barimo. Ikintu cyakeneshaga abanyarwanda kenshi cyane kiriya gihe gikunda no kukenesha imiryango, burya kenshi ni amashuri y'abana. Abana iyo batsindaga bakajya kwiga nko mu masegonderi, usanga segonderi amafaranga yabuze y'ishuri, wenda ugasanga nta n'ibigega bibafasha biriho. Nibyo ngibyo nibyo rero tuba twibaza tuti hagombye kureba ikintu gikonsa mu munyarwanda kikavaho. Ubundi nk'amashuri buriya kwiga primaire na segonderi mbona bitagakwiriye kuriha, bikiga garatuye, bikiga primaire na segonderi ntagire umuntu uriha n'ifaranga na rimwe, kugira ngo imiryango ibashe kumera neza. Aho wakaboneka ubundi buryo ya mafaranga abana barihaga mu masegonderi, hakaboneka ubundi buryo abonekamo, kandi n'abana bakaniga bakanamererwa neza. Ibyo ntubimbaze, ni politike yanjye, ariko uyishaka uzayimbaze. Noneho rero bakomeza ko 2003 amafaranga yakumye azamuka y'amadolari, wakaba 230 na 244 na 3 na 242 2011, bikaba 627. Hano rero reka two kwirengagiza 2011 aya madolari yarazamutse, ariko ko yazamutse ubutaka cyangwa se ubuzima bwagiye buhenda. Uko yazamukaga ubuzima bwagendaga buhenda, ni nako ahubwo atabaga ari kuvunja nkuko yavunjaga kiriya gihe mu Rwanda. Ntabwo ariko yabaga ari kuvunja icyo gihe, si byose, ntabwo ariko yabaga ari kuvunja kiriya gihe. Aha twavuga wenda ikindi, agaciro k'ubutaka mw'iyo myaka uko yagiye izamuka. Ubutaka buri gihe cyose abanyagihugu bahora bakenera kugira ngo bagure ubutaka, kugira ngo bubake, kugira ngo bakore n'ibikorwa. Tuvuge nk'urugero nk'ubutaka ubu mwaka wa 2023, mu mwaka wa 2011 cyangwa se mbere yaho bwaguraga nk'amafaranga nk'ibihumbi 500. Wenda 2011 bwaguraga 500, ariko mbere yaho muri za 2005 ubwaguraga 500. 2011 mbere yaho bwaguraga amafaranga 30,000. Urumva inkunshuro byikubye. Ubwo bwaguraga 500 2011, ubu ngubu buragura nka miliyoni 20, bitewe na hari miliyoni 10, miliyoni 30. Urumva ko rero ugereranyije n'iryo dolari bavuga rizamuka, naryo hari aho rigenda ritakaza agaciro, cyangwa ayo mafaranga umuntu agenda yinjiza agenda atakaza agaciro bitewe nuko ubuzima bwahenze. Bwahenze kubera iki? Bwahenze icyo bita monopole. Kiriya gihe cya mbere turi kuvuga aho ngaho mbere ya 2011, muribuka ko hari akiriho ya politike yagira inka kuri buri munyarwanda wari wese, ariko gira inka nya original, gira inka mwizerwa afite inka, mwizerwa akagenda akayitura agasangira na kamanzi urwagwa mu kabari, akavuga ati ndagukunda nguhaye inka, mwaduhaye umugeni yatubereye mwiza, tubahaye inka gutya na gutya, tuyibahaye tubyibwirije, atari inka ivuga ngo ni kondisiyo. Inka nyarwanda itarushya kandi igira gute. Handi wasaga inka ziri ku misozi zirisha zigira gute, umwana agenda ari bakamuha amata, ariko uzambwire hano Kigali si namata, narababwiye ko amata zarimo n'amazi. Ariko ikintu kibabaje nuko aborozi bo muri Gishwati numvise amaritiro bamena kubera kubura umuhanda wo kuyageza aho yakagombye kugera, ariko yose akameneka, bikarangira litiro y'amata mu mujyi wa Kigali gasigara igura amafaranga 500. Aya mata cyangwa se hejuru aya mata, kandi nayo wanareba ugasanga ayo mata aranavangiye, nayo si amata ya original, kandi hari amata ari kumenerwa ahantu mu nzuri, nibura naba ari no kumenerwa mu baturage, abaturage baba yarenzwe. Inzuri ntago ziba ari iz'abantu benshi, wenda yamenwe abaturage burya ntibamena amata. Kera ntaho nigeze mbona bamena amata cyari icyaha, ubu babyita ngo nukuyamena, ariko mbere bayita kuyabogora cyangwa kuyabyara, kuko bubahaga inka y'umuco. Naho inka ubu ngubu ni za business, ntago zikiri iz'umuco. Ni ukuvuga ngo rero ibyo ngibyo biba byose mbere uko abaturage babaga bafite amata n'iki. Ubu ngubu umuturage aragura amata kugira ngo umwana abashe kuyanywa, kandi ntabone icyo yagura. Icyo gihe atayagura nibo ubukungu bwari buriye. Si ubukungu mushaka n'ubwiki, ubukungu mushaka n'ubwo kuzagura 100, n'ubwo kuzajya kuri marisi, ubukungu mushaka n'ubwo kugira gute. Ubukungu twebwe dushaka kandi twumva twifuza ni ubukungu buzagira icyo bugeza ku munyarwanda uwo ari we wese, ndetse yariye, yubatse, yabayeho,
mbega yikwije muri byose atari kugwingira cyangwa ari gupfa nabi. Ubukungu bwa mbere bubanza guhera mu nda, ibindi byose akaza ibitekerezo, kuko utariye ntabwo atekereza. Bakomeza bavuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2014 yageze kuri 718, 2015 728, 2017 akageza kuri 778, nawe 2018 akagera kuri 788 ni ku mwaka. Aya mafaranga nayo umunyarwanda ngo yinjizaga ku mwaka mu mwaka w'ibihumbi 2018. Nawe umunyarwanda yarinjizaga amadolari 788 2018. Wanareba aho ugasanga arimo yuko umunyarwanda nta kintu yinjizaga, nubwo bavuga ngo bwagendaga buzamuka, ariko wasubira inyuma ugasanga nibwo umunyarwanda yarabayeho neza. Ahubwo usanga n'iki kigero bavuga ukurikije uko umuvuduko w'ubuzima wagenze nuko ibibazo byagiye bizaho mu gihugu, nta nubwo aya mafaranga ahubwo yinjije yaranakwibona, nta n'ikintu cyo kwishimira yuko baba barinjije. Abanyarwanda binjije iki saha ngaha? Ubuse wakwinjiza amadolari 788 ku mwaka, tuvuga icyo gihe 2018 ndumva idolari ndumva aya 788 ntabwo yigeraga ku mafaranga miliyoni, yari mu bihumbi 700 cyangwa 610 muri 2018. Dolari ndumva ryari riri munsi y'igihumbi, ahari birashoboka. None se ibihumbi 700 2018, mutekereze uko ibintu byaguraga icyo gihe. None umuntu abare n'umwaka n'ibihumbi 400, ukuvuga ko umuturage yinjiza nk'ibihumbi nka 70 wenda cyangwa se 60 ku kwezi. Ibyo nayo wahagombye kureba uko ibintu byabaga bimeze icyo gihe. Hano kugeza ngo mu mwaka w'ibihumbi 2020 intego yari amadolari 1240. Hanyuma 2035 u Rwanda rufite ubukungu buciriritse kandi rwarateje imbere 2050. Ni mu gihe ubukungu buzaba bwihuta ku 10% mu buryo umunyarwanda. Hano bavuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2050 umunyarwanda ushobora kuzaba yinjiza amadolari 12,476. Aya mafaranga rero nayo 2050 dukomeje kuri umuvuduko w'ubukene uriho, wazasanga aya mafaranga nayo nta kintu amaze, kuko niba turi ku kiro cy'ibirayi uyu munsi amafaranga 1,700, 600, ushobora kuzasanga icyo gihe ikiro cy'ibirayi kigura amafaranga 10,000. N'ifaranga ry'u Rwanda ryarateye agaciro mu buryo bushoboka bwose, ukazasanga n'aya madolari uri kwinjiza nayo uri kuvuga ngo aya madolari ubundi se bagiye banayabara mu manyarwanda, ukazasanga nayo nta kintu ari kukumarira bitewe n'uko ubuzima buzaba bumeze muri rusange. Hano rero bavuga yuko bari bafite intego nibura yuko yakagombye kugera ku madolari 1,240. Ni ukuvuga ngo mu mwaka w'ibihumbi 2020 intego yari amadolari 1,440. Amadolari 1,240 rero kugeza ubu ngubu ari mu bihumbi muri miliyoni 1,200,000 ku mwaka. Aya mafaranga rero tuyabaze miliyoni 1,200,000 ku mwaka, urasanga neza bisaba yuko waba uhembwa nko mu mafaranga ndumva ari 100,000 waba uri guhembwa buri kwezi, miliyoni 1,100,000 ku kwezi. Aya mafaranga 100,000 rero ku kwezi waba uhembwa, ngira ngo ku munyarwanda ni make cyane. Intego rero yabo iri hasi cyane, iracyari hasi cyane. Ntabwo intego yaba favorable ku banyarwanda b'iki gihe, nta nicyo yadufasha, kubera ko irakennye kubera ko ubuzima bwazamutse, nta byo kurya abanyarwanda bafite kandi ibintu biri guhenda. Aya ngaya wakavuze yuko yakabaye ari menshi mu gihe ibicuruzwa cyangwa se igiciro cy'ibintu kiri hasi cyane ugereranyije n'ayinjijwe. Aya se wayinjiza uyinjije ukeneye nk'ay'inshuro zingahe? Ntabwo byashoboka. Ahubwo bakagombye kureba n'uyu munsi bati hari hakenewe aya ngaya ariko twareshuwe. Iyo ubaze neza uyu munsi, niba ikiro cy'ibijumba kigura amafaranga 500, ukareba uturugo wenda rutunze nta rugo, burya ingo ni nkeya mu Rwanda, kubona urugo rudatunze abantu 4 nibura ni nkeya, ni rukeya. Iyo uraze rero bezuwe z'umuntu mu Rwanda, amashuri n'ibiki, usanga umunyarwanda nibura yagombye kuba akeneye nk'amafaranga umunyarwanda uciriritse, wa wundi uciriritse wo hasi. Urugo muri rusange ndabyita urugo, cyangwa se tubare nk'umunyarwanda umwe nk'umusore wibana. Umusore wibana tuvuye nko mu mujyi wa Kigali, hari aho inzu yo kubamo byonyine akodesha inzu, hari aho uzasanga icyumba ari 50,
ari ibihumbi ijana se bitewe n'aho ariho, ariko wenda tubarire ko agiye mu cyumba kimwe cy'ibihumbi 50, ukwezi andika amafaranga 50. Ipura y'ibiryo ni amafaranga 2000 bitewe n'aho ariho waciriritse, mu kwezi ubwo ni amafaranga 60. Ubwo mu kwezi ni amafaranga ngahe yongeho ijana nangahe 110. Gishyiraho utundi twabizwe, ni umuntu umwe wenyine ari umuntu umwe ugomba kubaho. Bizagenda bifate mu bihumbi 150, mu bihumbi 150 cyangwa se 200 mu kwezi, ku muntu umwe yagombye gukenera, nta wundi yagize icyo afasha, ari umuntu umwe. Ngo ugende rero ubare ayo mafaranga. Ayo mafaranga numara kuyabara uyabare no mu mwaka, urasanga ari hafi 1,180,000 yahagombye kuba nibura yinjiza kugira ngo agire gute, kugira ngo abe yabasha kubaho. Ni miliyoni, nahubwo ni 1,800,000. Urumva rero kugereranyije n'iki ngiki kiri kwinjizwa, ntago byagira ikintu byamufasha. Nta kintu byamufasha, yaba kiri hasi muri wa murongo wo kutabaho cyangwa se wo kubaho nabi, kuko hari igihe atazajya ryari n'igihe yajya agira. Bisaba ngo umunyarwanda nibura umwe yahagombye nibura kuba ari kwinjiza amafaranga atari hasi y'ibihumbi umwe wenyine aho ari, ariko umwe. Iyo ndi kuba ari umwe, ndi kubara wa wundi utarabyara, kuko imaze kubyara none inshingano zihita ziba nyinshi. Ubwo wakagombye kureba uti kugira ngo wenda nzanye umugore, wenda niba afite akazi tuzinjiza naye kugira ngo tubashe gutunga abana. No kuvuga rero iyi politike iracyari hasi, nibyo ndi kuvuga cyane. Mu byo bakoze, ntago umunyarwanda ubu ngubu yagombye kuba ari kuvuga ngo kwinjiza amafaranga ngo mu mwaka ngo aracyabarirwa mu mafaranga ngo 1,100 ngahe y'amadolari, ukibara mu mafaranga 1,000 ho ku mu mwaka. Ibi ngibi ntago bibaho. 200,000 mu mwaka, intego ku mwaka. Hano ngo ni madolari hafi ku mwaka. Ibi ngibi rero ntago bibaho, biragoye kandi biranakocana. Nibura hagombye keretse yabara nibura ari ku kwezi. Ariko uzi ko ibihugu byateye imbere biri hejuru, biri mu iterambere ryo hejuru, ayo mafaranga uyamubwiye ngo nyinjiza ku mwaka yaguseka. Mu gihe ari n'uyakora akayakorera ku munsi cyangwa se ku kwezi ho ntibyanashoboka, ntago yabaho. Urumva rako tukiri hasi cyane, turacyari ku murongo, n'aba kiri kuri ya mibare yo kumva ko umunyarwanda ngo yahagombye kwinjiza amadolari 1,200 ku mwaka, kandi waba ari umunyarwanda umwe ugasanga nibura azakenera hafi amadolari 2,000 ku mwaka, cyangwa se 2,200 kugira ngo abashe kubaho, cyangwa se n'3,000 kugira ngo abashe kubaho, kuko burya ntawe ubaho wenyine, abaho kugira ngo abesheho n'abandi, afashe n'abandi, cyangwa se anagire gute bityo ubuzima bwe bugende neza. Ariko wenda nibura bara nko ku mwaka nk'ibihumbi 2,500 nibura yawe yayinjizaga ari umuntu umwe. Ahanga ndi kubara umuntu umwe udafite uwo babana cyangwa se wimenya ibye wenyine. Ariko iyo bibaye famiye iba yabaye nini cyane, uba ugomba kubarana twana twose atunze n'ibiki byose kugira ngo ibintu bigende neza. Simvuze ko ari umushahara w'umuntu ufite urugo, kuko biba byabaye ibindi, kuko niyo mpamvu ibyo ngibyo bikemurwa n'akazi. Numva rero mu gihe cyose tukiri ntago two kubibara mu madolari, kuko ayo madolari n'ubundi tubibaramo ntayo turi kubona, ahubwo turebe ubuhinzi bwacu bumeze bute, ibizamura abanyarwanda bimeze bite, ibyo byose bizagenwa bite kandi bizafasha abanyarwanda gute kugira ngo babashe kumererwa neza. Ibihingwa byose byaraciwe, bisa naho byaciwe, ntigiki duhuriraho ku buryo gishobora gufasha umunyarwanda uwo ari wese aho ari. Ndumva rero tugannye ku musozo w'iki kiganiro, ahangaha nagira mu mabwire yuko tuzagicubukura tukongera tugakomeza twungurana ibitekerezo ku iki kintu. Ariko ibintu byinshi ngiye mbirebye mbona ubukungu kugira ngo buzamuke, ahubwo mbona ubukungu bugenda bugwa. Gusa ariko bitabujije yuko hari abakira, barakira cyane, ariko abandi bari mu bukene bukabije cyane. Ntago ubukene buriho, iyo unanarebye igwingira riri mu bantu cyangwa se ibindi n'ibindi, ntago mu bihe byashize byari biriho. Ibyo bishatse kuvuga rero yuko mu banyarwanda harimo ikibazo gikomeye cyane cy'ubukene kurusha uko byari bimeze mu bihe byashize. Neza niba hari ibibazo by'ubukene kurusha ibihe byashize, uravuga ko ubukungu buri kuzamuka mu banyarwanda, cyangwa ubwo bukungu buri kugenda burushaho kumererwa nabi. Iyo bari kuvuga ngo isi yose ngo isi nguri mu bibazo by'ubukungu, u Rwanda ubukungu bwabo buzamuka bushingiye kuki kandi isi iri kugwa mu gihe cy'igihombo. Reka rero two kwirata. Nuko rero mbaganiye ku musozo, namwe rero mukomere kandi mubane natwe mukora subscribe, like ndetse na share ku biganiro byacu. Ni Mwizerwa Silver, Perezida Peace imbere kuri Kigali mu Rwanda. Uwiteka akomeze abahire kandi abane namwe. Ikiganiro nagaruka. Ciao.